ndabasuhuje nanone turi kumwe muri kumwe na sogokuru nta mpaka muri aka kanya kandi mbashimiye yuko mukomeza kudukurikirana mugashyiraho ibitekerezo byanyu kuri uru rubuga mukaba mwarakoze subscribe n'abatarayikora nabo tugiye kubana uyu munsi ndagira ngo mukande kwa kantu k'umutuku kari hasi kanditseho subscribe kugira ngo iteka iyo duteranye iyo turi kumwe tujye kuba turi kumwe mu biganiro byose tunyuza kuri uru rubuga. Ndabashimiye rero muri uyu munsi tugiye kuganira ku nsigamigani. Abantu benshi bakunze guca iyo migani ariko rimwe na rimwe ugasanga uburyo bayicamo ntabwo bijyanye n'icyo umugani usobanura cyangwa se batazi n'aho uwo mugani wakomotse. Umunsi turi buganire tugiye kuganira ku nsigamigani imwe abantu benshi mukunze cyangwa se bijya bibaho umuntu akigiza nkana ukumva umuntu abwiye undi atari ko urimo kwigiza nkana. Ese kwigiza nkana ni gute? Ese uwo mugani wakomotse hehe? Ahasaga mu mwaka w'1600 murumva ko ni kera ku ngoma y'umwami Kigeli Nyamuheshera hariho umugabo witwaga Rumanzi. Rumanzi rero akaba yari umugabo w'umuhigi cyane w'umuhanga afite n'imbwa z'intozo zizi guhiga. Akagira umuhungu we witwaga Nkana. Nkana rero yabaye umuhigi nawe nk'uko se akurikiza umwuga wa se, ndetse Nkana arusha se guhiga, aramurusha rwose akurikiza umwuga wa se. Bukeye ise Rumanzi aza gupfa. Apfuye Nkana aba ari we ukomeza uwo mwuga wa se kandi aba n'umutware w'umuryango. Nkana rero yajyaga ahiga akica imondo akica inzibyi, yarangiza impu akajya kuzimurika akajya kuzigemura ibwami. Ibwami abatware nabo bakamuha inka nyuma yuko abahaye za mpu z'imondo n'izindi nyamaswa yagiye yica. Umwami rero aza gutemberera, aza kuzindukira aho ngaho aho Rumanzi yari atuye mu gihugu cy'Ingogo, ubu ngubu cyitwa n'ahari ubu ngubu ni muri Gisenyi muri Kingogo. Umwami agiyeyo rero abona inka nziza cyane, arazikunda, z'imishishi rwose nziza ubona zafashwe neza zorowe neza. Umwami arabaza ati izi nka ni izande? Rubanda baramubwira ati izi nka ni iza Nkana. Ati mumbwirire uwo Nkana aze hano. Rubanda batumaho Nkana. Nkana araza. Umwami aramubaza ati izi nka ni izawe? Nkana aramubwira ati izi nka ni izanjye. Aramubwira ati rero guhera none uraba umutahiza w'ibwami. Inka zanjye niwo uzajya uzimenya nk'uko ubona izi ngizi wazifashe neza. Nuko Nkana rero nk'uko yari umuhigi arabwira umwami ati rero mwami Nyagasani, ntabwo umurimo wo gutahiza nawe ushobora, kuko ubundi ngewe umurimo wanjye ni uguhiga. Nuko umwami niho kubwira Nkana ati kuba warafashe izi nka neza ugomba no gufata uyu murimo ukaba umutahiza w'inka z'umwami. Ubwo rero Nkana arabyanga, ariko inshuti za Rumanzi ziza kubwira Nkana ziti rero rwose ugomba kwemera uyu murimo umwami aguhaye, kuko nubyanga bishobora kukuviramo ibintu bitari byiza. Niko Nkana yemeye gukora uwo murimo, ariko umwami aramubwira ati niba uzi no guhiga ugomba no kujya gukomeza uwo murimo, ukajya umurikira impu z'inyamaswa wishe. Nuko Nkana afatanya iyo mirimo yombi,
afata umurimo wo guhiga, afata n'umurimo wo kuba umutahiza w'inka z'ibwami. Ariko Nkana yikomereza umurimo w'ubuhigi, umurimo wo gubutahiza bw'inka z'ibwami ntiyaba akiwukoze. Ahubwo abwira abashumba ati rero, ati inka z'umwami ntizikukirwa, inka z'umwami ntizihonorwa, inka z'umwami ntago zishiturwa. Ati izo nka z'umwami kirazira yuko bazishitura, bazikukira. Nuko abashumba nabo babifata gutyo. Hanakomeza umwuga we w'ubuhigi, uko yishe imondo, uko yishe inzibyi, impu akazitwara akazijyana ibwami. Nuko Nkana rero nuko nguko yakomeje kwikorera umwuga w'ubuhigi, ariko umwuga wo gutahiza bw'inka z'ibwami ntiyaba akiwukoze. Hacaho iminsi, umwami atumiza inka kugira ngo aze azirebe, Nkana aze kuzimurika, umwami arebe uko inka z'umwami zimeze. Nuko Nkana abwira abashumba ati nimurongore inka tuzijyane kuzimurika ibwami. Nkana agezeyo rero, umwami agikubita amaso inka, aravuga ati se izi nka zabaye gute? Urumva zari zarunuwe n'amase kubera kudakukirwa, kubera kudashiturwa, zuzuye uburondwe. Nuko niko umwami rero abajije Nkana ati se izi nka zagenze gute, byagenze gute ko nari nzi ko uzi gufata inka neza, uzi korora neza, ni gute izi nka zabaye gutya? Nuko umwami Nkana aramusubiza ati rero mwami urabizi, narakubwiye yuko ngewe ntazi ibintu byo korora, ntazi ibintu by'ubutahiza, ntago mbizi, ibyanjye ni uguhiga. Nuko inshuti za Rumanzi nazo zivugira rimwe ziti rero mwami nyagasani, uyu muhungu yakubwiye ko atazi ibijyanye n'ubutahiza, ahubwo ibyo ari uguhiga, kandi n'impu yakuzaniraga wabonaga ko iby'umwuga w'ubuhigi abuzi neza. Nuko niko umwami atangira gucururuka, kubera ko Nkana musobanuriye ko ibijyanye n'ubutahiza ntabyo azi, ahubwo we icyazi ari uguhiga. Nuko rubanda rero bari bari aho ngaho babonye uburyo Nkana yanze umurimo w'ubutahiza, nyamara uko atabuzi, ahubwo ari uko yikundiraga guhiga akabyangira ku bushake. Nuko niko kubwira guhano haturutse umugani bati rero uyu muntu yanze ibintu nyamara yarabizi, yarazi kubikora. Naho ngaho haturutse umugani ngo umuntu yanze ibintu Nkana. Rubanda babona umuntu yangira gukora ikintu kandi akizi, nyamara akakireka kikangirika akireba, bakavuga bati uyu nguyu arimo arigiza Nkana. Kwigiza Nkana ni ugukora, ni ukwanga gukora ikintu nyamara ukizi, ahubwo ari ukucyangira ku bushake, kikangirika ukireba, kandi wanze kugikora ku bushake bwawe. Aho naho bavuga ngo uyu muntu arimo arigiza Nkana, kuko ibyo bintu byanze atakoze n'ubundi yarabizi. Ngaho haturutse umugani ngo runaka arimo kwigiza Nkana. Murakoze. Ubutaha tuzababwira izindi nsigamigani aho zagiye zikomoka, kugira ngo nuca umugani ubuce uzi neza aho uwo mugani wakomotse, kandi ubuce ujyanye n'ikiriho, ni kuko bavuga ngo umugani burya ugana kariho. Iyo uciye ugomba kuwuca ujyanye n'ubundi n'icyo n'inkomoko y'uwo mugani. Murakoze, tuzasubira ubutaha.